Turagushimiye nshuti muvandimwe, wowe wahisemo kubana natwe kuri iyi channel. Wahisemo neza, uri ahantu h'ingenzi wakagombye kuba uri. Uyu munsi abantu baza niba wavukira mu muryango w'ubukene ariko bikazarangira uvuyemo umukire. Ariko ikiganiro cyacu uyu munsi cyose kirabikugaragariza. Nshuti muvandimwe rero, dukunda abanyarwanda, dukunda abanyarwandakazi. Mwese niyo mpamvu twabateguriye iki kiganiro. Ikiganiro cyacu kigaruka ku buzima bwa perezida wa Amerika wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo na wundi ni Ibrahim Lincoln. Ngira ngo abenshi muramuzi. Ibinyamakuru byinshi byamuvuzeho, abantu benshi bamuvuzeho. Uyu munsi turagaruka ku buzima bwe, icyo budufasha mu rugendo rwacu rw'iterambere. Ese ni iki twamwigiraho? Ubundi Ibrahim Lincoln yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 1809. Yavukiye muri leta yitwa Kentucky. Iyo ni leta imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Ibrahim Lincoln akaba yaravukanaga n'umukobwa umwe witwaga Sarah. Papa wabo ntabwo yari umuntu ukize, ndetse na mama wabo, kuko papa wabo yakoraga imirimo y'ubuhinzi. Mama we nta kazi yagiraga. Ibrahim Lincoln yakundaga mama we witwaga Nancy, kubera ko mama we yakundaga kumuganiriza akamugira inama zigendanye n'uburyo akwiriye kuzajya yicisha bugufi, kuba inyangamugayo, kubaha buri wese atarobanuye, gukunda umurimo ndetse no gukunda ubumenyi n'ishuri. Ibrahim Lincoln mama we yashakaga ko azavamo umuntu ukomeye wize, ariko byasaga nkaho bidashoboka kubera ko ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kuba bamujyana ku ishuri nk'uko abandi bana babigenza. Ubwo Ibrahim yari afite imyaka 7, mama we yaje kurwara indwara yitwaga milk sickness. Iki gihe ntabwo bari bafite amafaranga yo kuba bamuvuza ngo bamugurire imiti uko bikwiriye. Ibyo ngibyo byababazaga Ibrahim, kuba mama we arwaye ariko akaba atabasha kubona amafaranga yo kuba yamugurira imiti. Ndetse bigeze mu myaka y'1818 Nancy yaje kwitaba Imana. Ibrahim iki gihe yari afite imyaka 9 yonyine. Iyi nkuru yaramubabaje cyane kubera ko yari agiye kubaho ubuzima butagira mama we. Iki gihe papa wa Ibrahim yari agiye kurera abana 2 wenyine atari kumwe n'umugore we. Ubuzima bwarabakomereye, ndetse biza kugera ubwo Ibrahim yatangiye kujya ajyana na papa we guhinga kugira ngo barebe ko babona ibibatunga. Si ibyo gusa, kuko yitaga ku matungo y'iwabo, akajya gutashya inkwi ndetse no kuvoma. Ibyo ngibyo ntago papa wabo yabyihanganiye, kuko nyuma y'umwaka umwe yaje gushaka undi mugore. Uwo mugore akaba yaritwaga Sarah Bush Johnson. Uwo mugore akaba yari umupfakazi afite abana 3 bo ku mugabo wa mbere. Birumvikana ko Ibrahim yari agize abandi bavandimwe 3 biyongera kuri we na mushiki we. Ibrahim ntago byamushimishije kubona agiye kurerwa n'undi mugore utari nyina. Bagiye babana gake gake, ariko nyuma yaje kubona ko uwo mugore yari umuntu mwiza cyane, kubera ko yamufashe nk'umuhungu we akamufasha kugera ku nzozi ze. Yamuguriye ibitabo bitandukanye by'amateka, imibare ndetse n'ibindi byinshi nk'uko Ibrahim yakundaga kujya bisoma. Ibi ngibi byaramushimishije cyane. Ndetse si ibyo gusa, ahubwo bivugwa yuko yamujyanye no gutangira kwiga amashuri. Ariko Ibrahim ntabwo yahize igihe kirekire, kuko ayo mashuri yayize umwaka umwe wonyine ahita bivamo, kuko ngo icyo kigo cyari kiriho abana b'abaswa bakunda gusibira ndetse no gusakuza. Ibrahim yavuye mu ishuri yongera kujya gusoma bya bitabo byiwe yiyigisha, aho yasomaga ibitabo bitandukanye birimo ibitabo by'amateka, ibitabo by'amategeko, ibitabo by'imibare, ndetse yasomaga n'igitabo cya Bibiliya cyane kurusha ibyo byose. Bivugwa yuko George Washington yakundaga gusoma igitabo cye kuko yamufataga nk'icyitegererezo. Ubwo Ibrahim yaragize imyaka 22, umuryango we wimukiye muri leta ya Illinois
Aho ngaho Ibrahim ahageze ntabwo yakomeje gukora ya mirimo y'ubuhinzi, ahubwo yashakaga kuvamo umuntu utandukanye nk'uwa mbere. Yatangiye kwihatira gusoma ibitabo bitandukanye by'amategeko kugira ngo azavemo umunyamategeko. Ibyo ngibyo yabisomye igihe kirekire, ari nako akurikira imbwirwaruhame z'abayobozi. Igihe kimwe yagiye gukora ikizamini cy'abanyamategeko ndetse birangira agitsinze ku manota yo hejuru, aza kuba umunyamategeko muri leta ya Illinois. Aho ngaho yahakoze igihe kirekire ndetse afasha abaturage kubakemurira ikibazo, babandi ba rubanda rugufi bari barahejwe inyuma, arabavuganira uburenganzira bwabo bwitabwaho. Ibyo ngibyo byatumye akundwa cyane ndetse agaragara nk'umuntu w'umuhanga. Bigeze mu 1834 Ibrahim Lincoln yatorewe kuba umwe mu bayobozi b'inteko nshingamategeko ya leta ya Illinois. Icyo gihe yari afite imyaka 25. Ibyo byamuhaye amahirwe yo guhura n'umukobwa witwa Mary Todd. Icyo gihe ndetse baranakundana. Uyu mukobwa bivugwa ko yaturukaga mu muryango w'abakire. Uwo mukobwa kandi yari yarize cyane, yakundaga ibintu bya politike nk'uko Ibrahim nawe yabikundaga. Ariko icyari kibabaje ni uko iwabo w'uwo mukobwa batabyishimiye. Ariko ibyo ntabwo byabaciye intege kugeza ubwo mu 1842 baje gushyingiranwa, ndetse bikaba bivugwa ko babyaranye abana bagera kuri 4. Ibrahim Lincoln yakomeje imirimo ye ya politiki, atanga imbwirwaruhame zitandukanye zivuga ku guca ubucakara ndetse n'irindi kandamizwa ryakorerwaga abantu batandukanye. Mu 1858 Ibrahim Lincoln yaje gutorerwa kuba umuyobozi muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye akora ibiganiro mpaka abikorana n'abantu batandukanye bivugwa ku kibazo kigendanye n'ubucakara. Birumvikana yarwanye intambara kugira ngo ubucakara bucike. Iki gihe abantu benshi baramukunze kubera imbwirwaruhame yagendaga atanga kuri televiziyo zitandukanye, ndetse ibingibi byatumye yamamara mu zindi leta nyinshi zitandukanye. Izina rye riramenyekana nk'umugabo w'umunyabwenge ndetse nk'umugabo uharanira ukwishyira ukizana kwa muntu. Ibingibi byazamuye izina rye, abatari bamuzi baramumenya. Iki gihe Ibrahim Lincoln yaratangiye kugera ku nzozi ze zo kuba uwo yifuzaga kuva kera. Ibrahim Lincoln mu 1860 yaje kugira amahirwe yo kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya matora yaje kuyatsinda n'amajwi menshi kubera ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 1860 yaje gutorerwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 16. Iki gihe yari afite imyaka 51. Iki gihe inzozi ze zari zisohoye kuko yari avuye mu muryango uciriritse, avuye mu kuba umuhinzi, ahubwo yicaye muri White House ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibrahim Lincoln akimara kugera ku butegetsi yakoze ikintu kitazibagirana mu mateka cyari cyarananiye abandi bayobozi benshi, aho yashyizeho itegeko rica ubucakara burundu ndetse no kubacuruza. Icyo gihe umucakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahawe ubwigenge ndetse arishima bitavugwa. Umucakara yari agiye kwishyira akizana, yarahawe uburenganzira budasubirwaho nk'ubw'abandi bantu basanzwe bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibrahim Lincoln yakuyeho ubucakara burundu. Ikindi kandi yongeye guhuriza leta zose zunze ubumwe za Amerika hamwe, amamiliyoni y'abantu benshi babona ukwishyira ukizana. Ibrahim Lincoln ibye ntabwo byaje kumara igihe kirekire kubera ko ku itariki 14 z'ukwezi kwa 14 1865 ibye byararangiye, ubwo yari yagiye kureba imikino y'imyidagaduro i Washington DC n'umugore we. Bitunguranye yaje kuraswa, arasiwe mu cyumba cye cy'ibanga. Yarashwe n'umugabo witwa John Wilkes ubwo yinjiye amutunguye, amurasa isasu ryo mu mutwe. Mu gitondo cyakurikiyeho Ibrahim Lincoln yaje kwitaba Imana.
ndetse bivugwa ko yitabye Imana afite imyaka 56. Uyu Ibrahim Lincoln inkuru ye yababaje abantu benshi mu isi, ndetse bituma n'uyu munsi tukimwandikaho nk'umuntu waharaniye ukwishyira ukizana kw'ikiremwa muntu, nk'umuntu wakuyeho ubucakara bwari bwarashyigikiwe n'abayobozi benshi. Ibrahim Lincoln inkuru ye iratangaje, nawe wayigiraho byinshi. Umuntu wari warakuriye mu muryango w'ubukene, yari warakuriye mu muryango bitashobokaga yuko ajya ku ishuri, ariko kubwo kwiyigisha ndetse no kugira amatsiko yo kumenya byinshi, byaje kurangira avuyemo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waje gukora igikorwa cy'ubudahangarwa. N'uyu munsi bituma tukimwibuka, natwe tukaba twamukozeho iyi nkuru uyu munsi. Lincoln yerekanye ko itangiriro ryacu si ryo rigomba kuba iherezo ryacu. Yerekanye ko umuntu ashobora gukora impinduka mu buzima bwe. Yerekanye ko kandi imyitwarire myiza n'indangagaciro nziza bishobora kukwambutsa aho ubukungu ndetse n'amafaranga menshi bitashobora kugutambutsa. Ubuzima bwe butwigisha ko dukwiriye guhora dushaka ubumenyi, dukwiriye kurwanira ikintu cyiza ndetse n'ikintu cy'ukuri, nubwo byaba bisa naho bidashoboka, nubwo byaba bisaba imbaraga nyinshi, uko byaba bimeze kose dukwiriye gukomeza kurwana. Inkuru ye kandi itwereka ko impinduka zishobora kubaho mu buzima. Impinduka ze uko byagiye bigenda zitwereka ko natwe ntaho utava ntaho utagera. Icyo bisaba gusa ni ukwicisha bugufi, ni ugukora icyo ugomba gukora mu mwanya wa nyawo. Nshuti muvandimwe rero, turagushimira wowe wabanye natwe mu mwanya twamaranye, turagushimiye. Niba hari isomo ryagufashije kuri uyu mugabo Lincoln Ibrahim, turagusaba kujya muri comment ukandikamo icyagufashije. Turagusaba gukora subscribe, kandi turagusaba gukora share ndetse ugasangiza benshi, kugira ngo dukomeze kuba umuryango mugari.